u Rwanda ruri kwihuta mu iterambere. Ku bw'izo mpamvu hari ingamba zigenda zifatwa mu buryo bwo kugendana n'ibigezweho ndetse n'iterambere. Nk'ubu hari ingamba zerutse gufatwa zo gukumira ibinyabiziga bikoresha ibikomoka kuri peteroli, hagatezwa imbere ibikoresha izindi ngufu. Moto nka bimwe mu binyabiziga bikoreshwa cyane kandi bitanga umugati kuri benshi hano mu Rwanda nazo ntizasigaye. Minisiteri y'ibikorwa remezo yatangaje ko iri gutegura umushinga mushya wo kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga, ibizwi nka CONTROLE TECHNIQUE, hagamijwe kugabanya imyuka yangiza ikirere isohorwa nabyo, ku buryo na moto zizajya zigenzurwa, ibintu bitari bisanzweho. Byatangajwe na Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore ubwo yagezaga ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite ishingiro ry'icyemezo cyo guhagarika moto nshya zikoresha ibikomoka kuri peteroli mu mirimo y'ubwikorezi mu mujyi wa Kigali. Cyatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 1 Mutarama 2025. Ni muri gahunda y'inteko ishinga amategeko yo kugaragaza ikibazo kiriho n'uburyo bwo gusaba ibisubizo by'icyo guverinoma y'u Rwanda iri gukora mu kugikemura. Depite Nkuranga Egide niwe wagejeje ku nteko rusange ibibazo byagombaga kubazwa Minisitiri Dr. Jimmy Gasore, aho yatangiye ashima iby'iyo gahunda yo kurwanya iyangirika ry'ikirere. Yagaragaje ko muri 2022 hagaragajwe ko u Rwanda rwohereza gigatone 1,400 z'imyuka ihumanya ikirere, ivuye kuri gigatone zirenga 1,300 muri 2018. Moto zikagiramo uruhare rwa 47.4%, aho zirekura gigatone 709. Nubwo yashimye icyo cyemezo, uyu mudepite yagaragaje impungenge zitandukanye, zirimo kugaragaza uburyo abamotari bakoreshaga moto zikoresha ibikomoka kuri peteroli bazabaho, niba bitazabangamira ubwikorezi, n'izindi ngamba leta iri gushyira mu bikorwa kugira ngo ikirere kibungwabungwe ariko umuturage atabangamiwe. Minisitiri Dr. Jimmy Gasore yijeje ko moto zitazongera guhabwa impushya ari nshya zigamije gukoreshwa mu kazi k'ikimotari. Bivuze ko izisanzwe zikoresha lisansi zamaze guhabwa impushya zizakomeza kuzikoresha ndetse bagakomeza guhabwa impushya nshya uko umwaka utashye, ariko zikazajya zinyura muri CONTROLE TECHNIQUE. Yavuze ko moto za lisansi zizakomeza kwinjira mu gihugu ari iz'abazikoresha ku giti cyabo, nk'uyikoresha akora ingendo zitandukanye agiye mu kazi, kuko hari aho ibikorwa by'amashanyarazi bitaragera. Minisitiri Dr. Jimmy Gasore yagaragaje ishingiro ry'iki cyemezo. Avuga ko imyuka yangiza ikirere yakomeje kwiyongera, aho nko kuva muri 2008 kugeza muri 2019 indwara z'ubuhumekero ziyongereho 41%. Imibare igaragaza kandi ko abicwa n'indwara z'ubuhumekero bigizwemo uruhare n'iyangirika ry'umwuka abantu bahumeka bagiye biyongera, aho nko muri 2012 bari 2,227. Ni mu gihe muri 2019 bageze ku 9,290. Yavuze ko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye zirimo kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ibipimo ntarengwa by'imyuka ituruka ku binyabiziga byinjira mu gihugu, ndetse rukaba rukomeje gushyiraho izindi. Ati hashyizweho gahunda yo kongerera imbaraga ibigo bipima ubuziranenge bw'ibinyabiziga cyangwa se CONTROLE TECHNIQUE, aho tuzagira ikigo gifite umwihariko wo kugenzura imyuka isohoka mu kinyabiziga. Ni umushinga watangiye, twibwira ko muri uyu mwaka uzatangira kugaragara wenda umwaka uri gusoza. Ikindi yagaragaje ni ugushyiraho uburyo bugezweho bwo kugenzura imyuka yanduye ikomoka ku binyabiziga, harimo na moto, na cyane ko zitanyuraga muri CONTROLE TECHNIQUE, ariko ubu nazo zizajya zipimwa mu buryo bugezweho. Ubusanzwe ntabwo moto zakorerwaga CONTROLE TECHNIQUE, handi nyirayo yajyaga kuyikoresha ari uko yumviye ubwe ko yagize ikibazo. Ati abakoresha moto z'ibikomoka kuri peteroli bazakomeza bakore, ariko igishya ni uko izo moto zizubahiriza ibipimo bya CONTROLE TECHNIQUE. Ni ukuvuga ngo niba moto idashobora gufata feri, kutubahiriza ibipimo by'imyotsi isohoka n'ibindi, ntabwo izajya ibiri mu muhanda. Mbese ni ibintu bisanzwe nk'ibindi binyabiziga. Ikinyabiziga cyose kizajya kiba kiri mu muhanda gifite ibyo cyujuje. Nta ngaruka zindi, ni ukubahiriza amategeko. Ibyo ni ibyavuzwe na Minisitiri Dr. Jimmy Gasore. Uburyo bwo kugenzura imodoka nabwo bugiye kuvugururwa. Mu kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga ku modoka zisanzwe nabyo bizakorwa mu buryo buvuguruye, kuko ubusanzwe imodoka zapimwaga ziparitse, hakazanwa icyuma gipima bagashyira muri eshampoma
bagapima imyuka isohoka bisanzwe. Icyakora Minisitiri Gasore yavuze ko iyi modoka ipimwe gutyo hataboneka neza uburyo bunoze ikinyabiziga gisoramo imyuka mu gihe kiri mu bice bitandukanye, byaba hazamuka cyangwa hamanuka. Ati ni hahandi ubona imodoka igeze ahatambika ukabona nta myuka irekura, yazamuka ariko ugasanga isohora imyuka myinshi. Ubwo buryo bushya buzajya butuma imodoka igaragaza uko imeze bya nyabyo, ihagarara ku bintu bikaraga amapine ku buryo ubona uko izitwara mu bice bitandukanye mu ngendo ikora. Minisitiri Dr Jimmy Gasore kandi yavuze ko mu zindi ngamba ziri gushyirwa mu bikorwa mu kugenzura imyuka ihumanya ituruka ku binyabiziga harimo no gukoresha mudasobwa y'imodoka, kuko nayo yifitemo ibipimo ku buryo yatanga amakuru y'ikibazo ifite kikabasha gukemurwa. Mu Rwanda habarurwa moto z'amashanyarazi zirenga 6,000. Uretse gahunda ya CONTROLE TECHNIQUE yashyizweho muri 2013, Minisitiri Dr Gasore yagaragaje ibindi byakozwe mu guhangana n'iyangirika ry'ikirere, aho nko muri 2016 hashyizweho itegeko rigenga uburyo bwo kubungabunga umwuka mwiza. Muri 2019 haza amabwiriza y'ubuziranenge ajyanye n'igipimo ntarengwa cy'imyuka ituruka ku modoka. Yagarutse kuri gahunda yo muri 2021 yo guteza imbere ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi, birimo gusonera imisoro ibyo binyabiziga byaba ibiyakoresha n'ibiyavanga na lisansi n'ibikoresho byabyo. Yabwiye abadepite kandi ko iyo hagize umushoramari ugaragaza ubushake bwo gushyiraho ibikorwa remezo by'amashanyarazi ahabwa ubutaka ku buntu. Ati ibyo ni bimwe mu byakozwe byagize uruhare rukomeye mu kugabanya imyuka yangiza ikirere ikomoka ku binyabiziga. Mu zindi ngamba harimo uburyo bwo gupima umwuka bugezweho, kugenzura ubwiza bwa lisansi yinjira mu gihugu, kongerera ubushobozi laboratwari zipima ubuziranenge bw'ibinyabiziga no kongerera amagaraje ubushobozi mu kugenzura ikibazo cy'imyuka ihumanya ikirere. Mu kongera ibikorwa remezo by'amashanyarazi, Minisitiri Gasore yavuze ko isesengura ry'ibanze ryagaragaje ko mu gihugu hose hakenewe nibura sitasiyo zirenga 200 zifasha kongera amashanyarazi mu modoka cyangwa muri moto. Ndetse inyigo y'ahazashyirwa ibikorwa remezo by'amashanyarazi yamaze gukorwa, naho bizashyirwa hamaze gutegurwa. Ubu hari guherwa ku hibanze. Ku kibazo cya bateri z'amashanyarazi zishobora gusaza zikagira ibyo zangiza, Minisitiri Dr Jimmy Gasore yavuze ko bateri imaze imyaka 10 mu bwikorezi yongera kuvugururwa, igakoreshwa ibindi birimo nko kubika umuriro nk'uw'imirasire y'izuba, aho iba yamara indi myaka 10. Ndetse ko mu Rwanda hari ikigo gishobora gukora iyo mirimo kandi neza. Yavuze ko nyuma y'iyo myaka bateri ivanwamo ibinyabutabire byakwangiza ubuzima bigatabwa, hanyuma ibindi bigakoreshwa ibindi birimo no kongera gukora izindi bateri nshya. Ubundi buryo buri kwifashishwa ni uguhindura moto za lisansi ahari moteri hagashyirwa bateri. Icyakora umushoramari wari wabitangiye amikoro amubanye make maze guhindura moto 80. Ubu akaba ari gufashwa ngo iyo gahunda yagurwe. Mu Rwanda habarurwa moto zisaga 100,000 mu gihugu hose, zirimo 46,000 zikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu, nazo zirimo 26,000 zibarizwa mu mujyi wa Kigali. Muri izo harimo izikoresha amashanyarazi zirenga 6,000. Iyangirika ry'ibidukikije ni ikibazo gitenkeke ku isi hose, ariko igihugu cy'u Rwanda cyo cyanze kureberera maze gitangira gufata ingamba zitandukanye zo kurwanya uku kwangirika. Zimwe muri zo ni ukugabanya ibyuka byangiza ikirere byoherezwa mu kirere. Byose ni ibigamije ubuzima bwiza bw'ikiremwa muntu. Reka iyi nkuru nyisoreza aha. Niba wayikunze kanda like kandi uyisangize n'abandi. Wanatwandikira muri comment section ukatubwira uko uyumva cyangwa se ikindi twazakubwiraho mu biganiro bitaha. Subscribe yo nizere ko wayikanze kera. Nge mwari kumwe na Gustave Abayisenga. Mugira amahoro.